tuje imbere yawe Nyagasani kuko udukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, ikiruta byose no kumvira Imana. Aya masomo rero arabidufashamo yo kuri uwa kane w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 28 Mata 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5 umurongo 27 kugeza kwa 33. Umutegeko w'abarinzi b'ingorazana intumwa babahagarika imbere y'inama nkuru. Umuhereza bitambo mukuru arababaza ati, twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina, none dore Yerusalemu yose mwayuje mu nyigisho zanyu. Murashaka rero kuduhamya amaraso y'uwo muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yesu, uwo mwishe mumanitse ku giti. Niba Imana yakurishije ububasha bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza, kugira ngo aronkere Isiraheli kwisubiraho niba barirwa ry'ibyaha. Turi abagabo bo kubihamya, twe na Roho Mutagatifu Imana yahaye abayumvira. Bo ngo babyumve umujinya urabasya, maze batekereza kubica. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo byo bizahora ubudahema mu munwa wanjye. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Uhoraho ashyamira n'abagira nabi, kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'afite umutima washengutse, akaramira afite umutima wayihebye. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akabiyikiza. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 31 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu akomeza guhamya imwerekeyeho agira ati, uza aturutse hejuru abasumba bose, naho uza aturutse mu isi aba ari uw'isi, kandi avuga iby'isi. Uza aturutse mu ijuru aza asumbye byose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Uwakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri. Uw'Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha Roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana, kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo, niho hakomeye koko. Yavuga ikinyarwanda ngo, umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri. Aha, kumvira ababyeyi kandi n'itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana. Uragiye wubaha ababyeyi bawe. Ese ababyeyi bawe ni papa na mama gusa? Babandi bakubyara mu nda, wapfa gasoni ukabashyiraho bambarene, ubundi abandi bose ukabasuzugura ngo kubera ko itegeko ntacyo ribivugaho? Aha, iyo bavuga kumvira, l'obéissance, no kumvira abantu bose, abato n'abakuru ndetse n'urungano. Ariko abantu nanone bashushanya le supérieur, umuntu mukuru ugutegeka ukuyobora, babandi ariko batuyobora mu nzira nziza. Kandi tuzi ko le supérieur mukuru kurusha abandi bose bahabaye ndetse n'abazahaba ni Imana. Rero ndakubwiza ukuri, nubwo twakumvira bose, nivugiraga ababyeyi, abo bose tujye tubumvira, ariko bihuze nuko twumvira ubahagarariye mukuru Imana. Bityo nitunabumvira buri gihe, iyo obéissance, uko kumvira, ihure n'ugushaka kw'Imana, kubumvira mu cyiza, kuko Imana niyo nkuru, le supérieur par excellence. Bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku mugenzo wa gipfura ko twakomeje kugenda tunoganoga, umugenzo wo kumvira, l'obéissance. Turaza gutandukanya amagambo abiri cyangwa inshinge ebyiri umuntu ashobora kumviramo, arizo kubaha ndetse no gutinya. Aho tuza kubona ko gutinya ari icyaha gikomeye, ndetse ngo gukora ku bwoba. Ibi rero bikaba n'ikimenyetso cya sekibi, gutinya, gushidikanya,
gukorera kuri barangica, ubwoba sinakubwira. Aha ya mvugo nziza igira iti car l'amour parfait chasse la crainte. Ahari urukundo rwirukana ubwoba. Aha kumvira kubera gutinya ni icyaha gikomeye, naho kubaha ni ikinyabupfura birumvikana. Ushobora nyine kumvira mu byiza ukarangwa n'ubushishozi, ariko aho kuri iyi nshinga kubaha bijyana n'urukundo, kwa kumvira biganisha hehe? Kumva. Yezu Kristo yicishije bugufi yemera kumvira Imana se, nuko yigira umuntu kandi ari Imana kugira ngo aducungure. Uyu munsi muri iyi vanjiri Yezu arahamya ko n'undi wese umwumvira nawe agira ubugingo bw'iteka. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka. Amen. Uyu Yezu wumviye kugeza gupfa niwo mu isomo rya mbere intumwa ziri kwamamaza, nubwo abategetsi batazoroheye, ariko intumwa zigasubiza ziti tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Amen. Mukristo muvandimwe, iyo ugeze ahakomeye, imbere y'uburoko, imbere y'ibitaro, imbere y'imva, aho ngaho ukomeza kumvira Imana, cyangwa uhitiramo kumvira abantu ngo bagukize bakurokore ngo ukomeze kwiberaho? Anya, umuntu yagukiza ate kandi nawe ari ikiremwa nk'abandi bose? N'umuririmbyi wa Zaburi yagarutse kuri uwo mugenzo mwiza wo kumva uganisha nyine ku kumvira, ati umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva. Amen. Ese nakwibaza nti kuki Imana yo inyumva igihe nyitabaje, igihe nyitakiye, ikemera ikantega amatwi, ikanyumva, ikumva isengesho ryanjye, ariko njyewe siniyumve, yewe sinyumve ndetse ngo nyumvire? Yezu we muri iyi vanjiri arakoresha inshinga yo kwakira, atwibutsa uburyo tuvunira ibiti mu matwi tukamwirengagiza kakahava, kandi rero tuzaniye umukiro agakiza. Akamwana wumvirije nyine wanga kumvira ababyeyi. Yezu ati uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo bw'iteka, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Amen. Iyi mvugo igatwerekeza ku bantu basuzugura uburyo bikururira umuvumo, naho bumvira bakaronka umugisha. Les bénis de mon père, abahawe umugisha na data. Bavandimwe bana b'Imana, kugira ngo wumvire bisaba kubanza kumva, utega amatwi. Umuntu agira imyanya 5 y'ibyumviro, 5 organes de sens. Uruhu rugufasha kumva umuntu wese waba ugukozeho, le toucher. Ubwa kabiri ni amatwi agufasha kumva amajwi, l'audio. Ubwa gatatu ni amaso agufasha kubona. Ubwa kane ni amazuru agufasha kumva nk'urukarango, impumuro y'urukarango. Umwanya wa gatanu ni ururimi, rwa rurimi rushobora kumva ibiryoshye ndetse n'ibibishye, ndavuga ibiryo cyangwa akayoga. Bana b'Imana, iyi myanya tuyikoresheje neza turumva ndetse bikaza kurangira twumviye. Nanone iyo dukoresha iyi myanya y'ibyumviro nabi, turasuzugura kakahava, kandi burya gusuzugura nibyo biryo by'indobanure bya Sekibi, le repas préféré de Satan, c'est la désobéissance. Aha ndakubwiza ukuri, Yezu we ntiyabiryaho, kuko Yezu arangwa no kumvira, kumva ndetse no kumvira. N'umukristo wiyubashye nawe ntiyakagombye kubiryaho. Twebwe rero abakristo erezuma dufite ibyacu biryo ni ibiryo by'Imana. Kumvira, l'obéissance, kwa kumvira nyine biruta ibitambo n'amaturo. Ndifuza ko aka kantu ngiye kuvuga wowe nanjye duteze amatwi ahangaha kuri buri munsi, ngo twumve, ubundi twumvire koko. Aka kantu rero agacaho uturongo tubiri. Uzi ko usibye iyo myanya y'ibyumviro uko ari 5 tubonesha aya maso, nanjye kuvuga y'umubiri gusa, habaho n'undi mwanya ukaze cyane, umwanya w'ibyumviro tutabonesha aya maso, ahubwo umutima, amaso y'umutima. Akenshi nyine umwanya tukunze kwita mu gifaransa 6e sens, ngo umwanya wa 6 w'ibyumviro. Umwanya abataramenya neza izina ryawo bawita ngo ibicuro. Aha nk'umubyeyi ukunda umwana we akumva adatekanye, igihe umwana we yagiye nko ku ishuri, yajya akumva baramubwiye ngo umwana we yarwaye cyangwa yavunitse, n'izindi nkuru yewe nanjye kuvuga mbi cyangwa na nziza. Umubyeyi w'izo nkuru zikaba zamugezeho kera, akabyumvira hehe? Aho ngaho nyine mu bicuro, akayabyumviye mu nda. Igisobanuro cy'iyo nda ni ikihe? Cyangwa umubyeyi ashobora no kumva atameze neza, kubera iki? Hari icyo mwanya wa 6 uri kumubwira, uri kumuburira.
aha mubyeyi niyo bitarakubaho ihangane bizaza. Uwo mwanya rero wa gatandatu witwa sixième sens, ukitwa muri terme technique umutimanama, la conscience. Ryajwi ry'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Aha ndakubwiza ukuri mubyeyi mu Kristo, iyo gifite umutimanama ukora neza, nanjye kuvuga roho nzima urakubwira ukumva, umutimanama urakuburira. Yewe n'igihe cya dilemme, igihe cya embarras de choix, igihe wabuze amahitamo, no kwajya kumva kera kabaye ukumva ka kajwi kari kugenda kagukira igitabo buhoro buhoro mu ntebe z'umutima, ryajwi ry'imbamutima. Ubwo n'uburyo bwa sixième sens, ukaba wakora ikintu nanjye kuvuga cyiza, nawe ubwo ntuze kumenya uburyo byagenze, byatunganye, uburyo kikoze, bikaba byamera nka surprise, ugatungurwa pe. Sixième sens. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo umwe wari ufite igitinyiro, nanjye kuvuga gitinyisha ababi n'abeza. Ubwo nyine ngo umugabo mu rugo agatanga amategeko, sinakubwira uko abyumva, ngo dore ko umugabo ngo ari utanga itegeko mu rugo rwe. Gusa uyu mugabo cyamutunguraga kandi kikamushobera, ni ukubona yatanze amategeko arusha amabuye kuremera, ariko hajya kubona akabona umugore yayubahirije neza. Ubwo igipfunsi n'inkoni nirinze kuvuga amacandwe ngiye byamukoraho, byakora kuri uwo mugore. Ubwo rero muri ako karere bari barimo hakaba harimo itegeko rishingiye ku nda, ntabwo ariko ari barupfa ku nda nshatse kuvuga, ahubwo iryo tegeko ryavugaga riti ikijumba cyose kinini ni icy'umugabo, ngo utujumba duto byumvikane n'utw'umugore n'abana. Rero mu kwarura umugore ajya byitaho ejo atazahukanwa. Ngira itegeko ryo muri quartier ababyeyi. Nuko ngo umunsi umwe umugore arangije guteka, ubwo hari mu gihe cy'inzara, wa mugore amaze guhisha, yibaza ko ari bugabure icyo kijumba kinini nyine yari amaze guhisha, nk'uko itegeko nyine ryabivugaga. Ariko se nanone yakwibeshya akagiha abana, ubundi agahita ahambira utwe akajya iwabo. Namwe ababyeyi murumva ko hari kera cyane, nuko uwo mugore muri uru rugo bimubera urujijo, yibaza uko ari bubigenza arabura. Ngaho nawe umugore uri mu rugo rwawe ufite ikibazo nk'iki ngiki, ufite n'iri tegeko rishinze gutya imbere yawe mu rugo rwawe, iki kibazo wagikemura ute? Wagikemuza wowe mwanya w'ibyumviro muri ritani igaragara nk'uko twabyumvise. Nuko wa mugore areba hirya areba hino muri ako gakubuzo nyine, ngo nuko nyuma yo kuhagira abana ngo bahite baryama se batariye kuri cya kijumba se kandi ari kimwe. Umugore amaze kubambika neza, nuko arabafata abicaza muri salo, bifata neza pe nk'abari gusenga se. Nuko abana n'ubwitonzi bwinshi bicara ngaho nyine muri salo. Hanyuma wa mugore aragenda akangura se w'abana, maze nawe yicara muri salo ku ntebe y'icyubahiro ndetse na ya meza y'icyubahiro yiwe nako y'igitinyiro. Nuko wa mugore aragenda ateruye ya sahani y'umugabo, abagabo bagira amasahani yabo koko, iriho cya kijumba nyine kinini, maze agitereka imbere y'umugabo kuri ya sahani ye nyine kiriho, kuko rya tegeko ryabivugaga nyine. Nuko abagore bamwe bati c'est bien, nuko abagore bamwe bati c'est bien quand même. Gutyo umugore ntawe mwirukana, priorite nyine yishyize ku mugabo, umugabo wamushatse niwe agomba kubaha mbere y'abana, kuko n'ubundi mu kinyarwanda baca umugani ngo yabaye make aharirwa imfizi. Nuko abandi babyeyi bati none se umubyeyi wibagirwa abana, ubu se ntacuritse priorite ko abana rero bakagombye kurya, kuko ari bo nyine bakeneye gukurwa, kwitabwaho, kurerwa. Mbega umubyeyi gituraha ni nko kurira abana mu mibare neza. Nuko abandi babyeyi benshi bakomeza kumufataho ijambo, buri wese amunegura uko ashoboye nuko ashatse, uko abyumva nuko abyumvisha muri ya myanya 5 y'ibyumviro nyine. Aha babyeyi ngaho yifore uko wa mugabo nyine yifoye, agiye kurya cya kijumba kinini wenyine, abana bicayaho avec les mains croisées vraiment. Nuko koko muri ako kanya fore kigiye kubera ahantu, wa mugabo afata cya kijumba nyine kinini, abana bamureba, aratangira aragisatura, abana bamureba, ibaze nawe ko agiye kugitamira, abana bamureba. Nuko wa mugabo ukomeje kubona ari we bose bahanze amaso, akandirimbo ngo amaso yacu twayahanze Imana kugeza igihe izatugirira impuhwe, amen. Nuko wa mugabo nawe ko yagahanzwe amaso na cya kijumba kinini nyine ateruye, koko na cya gitinyiro cye, yumva neza impuhwe ziramusabye. Nuko atangira agabanya abana be cya kijumba. Babana bonye bamaze gukwirwa,
bose bari kurya bishimye, we n'umugore we barya agace kari kasigaye. Ndakubwiza ukuri, uwo mugabo byaramushimishije cyane uburyo afite umugore uzi ubwenge bene aka kageni. Nanjye kuvuga ngo abana bararana inkweto kubera ibyishimo, dore ko bwari ubwa mbere se akoze iyo partage, iryo gabura ringanya impari, bose bakanyurwa. Sinifuza kugaruka uburyo umugabo yahise yoroha mu rugo, aho gutinywa ahubwo batangira baramwubaha. Noneho ahubwo ndashaka kugaruka ku byishimo uyu mugore yagize nyuma n'iyi surprise imubayeho akoze nawe atarabizi. Atuva ku kuntu biza kurangira, uburyo iki kijumba gihereye umugabo mu maso y'abana bose bamureba, none bikaba bigenze neza uko atakekaga. Amen amen. Duke dusangiye mu rugo bakishima. Aha, iyi niyo twakwita 6e sense. Cya kibazo cy'ingutu gishobora gukuzaho iyo cyagucisha n'umutwe, wajya kumva, wajya kubona, ukumva hari akantu k'akayaga kagusunitse, navugaga ku mutima kati oroha, korutya, bigenze utya, tereka ahangaha mu rujumba, nyura ahangaha, muhereze, reba aha, umva, n'ibindi byinshi. Uwo mwanya wa 6 ukora. Ndakubwiza ukuri, ufite umwanya ukora neza nako awumvira, umugeza heza, ukora neza nyine. Uyu nguyu ufite arangwa n'ikinyabupfura n'umugenzo mwiza nyine wo kumvira, kubaha, ariko atari kumvira uko abonye gusa, ahubwo nyine bikajyana n'ikinyabupfura n'umutima mwiza w'umuntu ufite ubuntu, umuntu ufite ubuntu. Aha ngaha rero hantu duhurira n'Imana, umutima nama, iyo twise 6e sense. Iyo igikora neza birumvikana, n'Imana murakorana, ukaba wakumvira Imana. La communication avec Dieu, rencontre avec Dieu, aho duhurira n'Imana. Nuko Imana ikakongorera icyo uza gukora imbere y'abanyagitugu, imbere y'umugabo ufite amategeko akakaye, imbere y'abanyamahane, imbere y'abafite umujinya n'uburakari. Yeza akakongorera ukuza kuboroshya. Ndetse nawe iyo byakuyobeye, igihe ufitiye 6e sense, nawe wegera Yezu maze ukamwongorera, ukamubaza uko wabigenza. Yesu ari wowe wabigenza ute? Nuko Yezu akakongorera, agakubwira igisubizo nyacyo uko uza kubigenza. Ahereye hehe? Mu mutima wawe, umutima nama. Umuhanga ati mu Kristo no kwitonda. Burya ngo hari abantu babiri udashobora kubeshya, ngo wabeshya abandi bose, bamwe ukabataranga, abandi ukabajijisha, abandi ukabaryajya bigakunda, ariko hari abantu babiri ngo utabeshya, ni umutima nama wawe ndetse n'Imana. Faites attention. Aha, icyo nicyo gituma benshi bahunga umutima nama wabo. Kubera iki? Uracira urubanza ukagucira urubanza. Rero bana b'Imana, ikiruta byose ngizi ntumwa no kumvira Imana, mwumvira roho wayo, mwumvira ijwi ryayo rinyobora. Yezu umwana w'Imana, hari abategetsi benshi bagiye bantugarika, nkabatinya, nkaba nakora ibidakwiye kubera ingufu n'agahato, kugira ngo mbashimishe, bashime, ngo mbone umugati. Hari benshi bashoye mu mafuti kubera ubwoba ndetse no gushidikanya, kandi nkabumvira. Hari byinshi nakore kuri baranyica, ngo kugira ngo ndatakaza umugati, kandi bidakwiye mu maso yawe Mana y'ukuri. Hari ingeso mbi nyinshi zantwaye kubera kumvira imyanya 5 y'ibyumviro gusa igaragarira amaso, imyanya y'umubiri. Ngirengagiza umwanya wa 6, umutima nama, umburira, aho duhurira nawe kugira ngo nkize nyagasani, ngo umbwirize ikinoze, umbwirize ukuri. Yezu umwana w'Imana, uyu munsi ndagarutse ngo nkumve buri munsi, nibe rwawe buri munsi. Yezu wankunze. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Nacyo nigeze